Mu mateka y'ibihangange byabayeho mu Rwanda harimo abagiye bagira imyitwarire ifite amateka yihariye n'imvugo zikakaye zifite byinshi zihatse mu mibereho yabo ndetse no mu mateka y'igihugu. Ubimburiye abandi tugiye kuganiraho no gutekererezwa imyifatire yamuranze n'imvugo ze ni Rukara rwa Bishingwe. Ikivugo cye ari nacyo cyari gikubiyemo ibigwi n'ibirindiro bye cya Rukara rw'Igikundiro, urwa Semukanya, Intahana batatu. Rukara ni mwene Bishingwe na Nyirakavumbi wari ufite igisingizo kigira kiti Nyirakavumbi nyina w'Amavubi. Yavukiye mu Gahunga k'Abarashi, ubu ni mu murenge wa Gahunga wo mu karere ka Burera, umusozi bitiriwe umuryango akomokaho w'Abacyaba b'Abarashi. Ari umugabo w'igitangarirwa mu mateka y'u Rwanda, bwa mbere wahangaye umuzungu akamusumira akamwica. Rukara rwa Bishingwe ngo yari umugabo w'igihagararo, ibigango n'igitinyiro nk'uko bamwe mu banditsi b'amateka y'u Rwanda bamubonye babyanditse. Amateka agaragaza ko yari afite nka metero imwe na santimetero 90 mu gihagararo. Igihagararo n'ibigango bikaba ari umwihariko w'Abarashi kuko mu miryango yose yo kwa Rukara nta muntu wigeze ajya munsi ya metero imwe na santimetero 70 z'uburebure. Rukara yari azwi ubuhanga ku rugamba nk'umukogoto w'umuheto. Yatwaraga imitwe y'ingabo igera kuri ine ariyo Urukandagira, Abemeranzige, Uruyenzi n'Abakimba. Ku ngoma y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga yatwaye u Rwanda kuva mu mwaka w'1897 gushika mu mwaka w'1931. Rukara rwa Bishingwe yatabarutse muri Mata 1910 apfa anyonzwe n'Abadage bakolonizaga u Rwanda icyo gihe. Bamuryoza umuzungu w'umupadiri Pauline Rupius yari amaze kwica ku wa mbere Mata 1910. Benshi bamufata nk'intwari byahebuje kubera ko yagaragaje kurwanya agasuzuguro k'abakoloni bari batangiye gutera imirwi ubutaka bwa gakondo yabo kandi batabanje kubijyaho inama. Nubwo hashize imyaka igera ku 112 Rukara rwa Bishingwe atabarutse, no kuvuga ari mu 1910 kugeza muri 2022, abacukumbuzi b'amateka hari byinshi bakimwibukiraho, yaba ibikorwa bidasanzwe byamuranze ndetse n'imvugo zikakaye yagiye avuga mu bihe bitandukanye. Twaba tugiye gusesengura zimwe mu mvugo zakurikiye n'ibikorwa bidasanzwe yakoze mu bihe bitandukanye. Rukara rwa Bishingwe ati aho kuba umugaragu w'umugore namwinjira. Nk'uko amateka y'imiterere y'ubuyobozi bw'u Rwanda bidutekereza, kuva ku ngoma y'umwami Mutara Nsoro Semugeshi yashyizeho imiterere yihariye y'abagaragu b'ibugabekazi, abatandukanye n'ab'ibwami nk'uko byari bimeze ku bami bamubanjirije. Abagaragu b'ibugabekazi bahabwaga izina ryihariye ari ryo amadebe, bakagira umutware wabo bakuriye witwaga intebe y'amadebe. Uko ingoma zagiye zakuranwa, buri wese uruhare rwe arwigiza imbere, ni nako iryo zina ry'abagaragu b'ibugabekazi bagiye barihererekanya kugeza ku ndunduro y'ingoma ya cyami mu Rwanda. Iki gihe kimwe ibwami bashatse gutoranya mu ngabo zaba intebe y'amadebe yo ku mugabekazi Kanjogera nyina wa Yuhi wa gatanu Musinga. Bazenguruka mu ngabo zose no mu bagaba bazo, baza kugera kuri Rukara rwa Bishingwe watwaraga imitwe y'ingabo igera kuri 4, yari ikomeye mu bihe by'ingoma y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Aha bikaba bigaragara ko ariwe wagombaga kuba kurikira umugabekazi Kanjogera mu cyubahiro cy'amadebe y'ibugabekazi. Rukara ngo bamugize hararahira avuga mu ijwi rikakaye abihakana agira ati aho kugira ngo mbe umugaragu w'umugore namwinjira. Kwinjira ni ukujya kubana n'umugore wapfakaye ariko ukamutungira mu rugo rwe. Nubwo atabivuze mu buryo bweruye, yashakaga kuvuga ko adashobora kuba umugaragu wa Kanjogera, ahubwo yahitamo kuba umugabo we. Kanjogera yari umugore wa Kigeli Rwabugiri watanze ku wa 15 Nzeri 1895, atangira inzira y'ubupfakazi atyo. Nubwo Rukara rwa Bishingwe yavuze iryo jambo rikakaye ryo kubaho ku mugabekazi Kanjogera, ariko niyo abigerageza ntibyari gushoboka kuko iteka ryaciwe n'umwami Cyilima Rugwe watwaye u Rwanda ahagana mu 1345 ugera mu 1378, yaciye iteka ko nta mugabekazi uzongera gushaka umugabo mu gihe apfaka yakiri muto.
iyo mvugo yateruwe na Rukara rwa Bishingwe ntiyagaragaye nk'agasuzuguro yasuzuguye ibigabekazi bamushakaga muri uwo mwanya, ahubwo yafashwe nko kwisumbukuruza guhanitse, aho kugira ngo ahanirwe kuba yarasuzuguye ibwami n'ubugabekazi akanga kuba intebe y'amadebe. Imvugo yabaye ibisetso, benshi bayifata nk'amagambo yo gutebya, batinda muri ibyo ntibirirwa banakurikirana impamvu yo guhakana kwe. Nubwo bitakomeje guhabwa uburemere, ntibyabujije gukura amakimbirane no gusuzugurana hagati y'umugabekazi Kanjogera na Rukara rwa Bishingwe. Byageze naho Kanjogera atekereza gutanga Rukara rwa Bishingwe ngo aryozwe iryo jambo ry'agasuzuguro yavuze, akananga kubahiriza inshingano bari bamuhaye, ariko azitirwa no kuba yari umutware w'imitwe y'ingabo ikomeye yari yiganjemo abakogoto b'umuheto bakomokaga mu muryango we. Kanjogera bimuyobeye aricecekera, abifata nk'ibitarabayeho, ahubwo akajya yifatanya n'abandi bakuru b'igihugu gutaramira kuri iryo jambo rya Rukara rwa Bishingwe. Byakomeje buri wese abitwara iyo bigoramiye abagaragu b'ibwami, amadebe, abagaragu b'imitwe y'ingabo n'izindi ngabo z'igihugu, babihindura igitaramo, aho bateraniye bataramye bakaza kugera kuri iyo ngingo bakagira bati na Rukara rwa Bishingwe yarabivuze ngo aho kuba umugaragu w'umugore nayamwinjira. Iryo jambo ryateruwe na Rukara rwa Bishingwe yanga kuba intebe y'amadebe yo kwa Kanjogera ryinjira rityo mu bitaramo by'amateka y'u Rwanda kugeza na bugingo ubu. Ese wigeze umenya ko Rukara rwa Bishingwe yigeze kunyara ku ntebe y'umugabekazi Kanjogera ayihagurutseho? Mu buzima bwe, Rukara rwa Bishingwe yakunze gushinyura abantu bakomeye, ariko ngo byagera ku mugabekazi Nyirayuhi Kanjogera wategekeraga umuhungu we Musinga ukiri umwana muto muri icyo gihe bikaba akarusho. Umunsi umwe Rukara yasanze uyu mugabekazi wakundaga guca imanza yikinze inyuma y'imyegamo, maze ngo aramuhinyura avuga ko urubanza rwo ku nyegamo na nyina Nyirakavumbi yaruca. Usibye n'ibyo ngo hari n'igihe yamunyariye ku ntebe undi yayihagurutseho. Abasesengura iby'amateka ya Rukara rwa Bishingwe badutekereza ko icyo bo yapfaga na Kanjogera cyari gishingiye ku kuba yari agiye kumutanga ngo aryozwe kuba yaranze kuba umutware w'amadebe ibwami, ariko kandi banapfaga ko yemeza ko Kanjogera atari uwo kubahwa kuko yibye ingoma ya Rutarindwa ubwo yari yugarijwe n'abamurwanyaga, agahitamo kwitwikira mu nzu maze ingoma akayiha umuhungu we Musinga. Ese wari uzi ko Rukara rwa Bishingwe yabeyuye impuzu yari yakenyeye ahenera Ndungutse? Rukara yahisemo kuva ishyanga akagana Ndungutse yishingikirije ko se na sekuru bahatswe n'umwami. Rukara yasabye Ndungutse kumurinda abazungu kuko yanganye nabo. Ndungutse yasubije Rukara ati narabimenye ga Rukara, humura ndabakurinda. Bukeye Ndungutse yoherejwe urwandiko n'abazungu bamusaba kuzabafatira Rukara. Nubwo Nyirinkwaya yaburiye Rukara ko yaguswe yagiye kwicwa, Rukara yamusubije ko atagiye kugwa mu gihuru, ahubwo ko yemeye kwicwa agahorwa umuzungu yahotoye. Ubwo Ndungutse yatumyeho Rukara ngo babuguze. Bakibuguza, Rukara yubuye amaso abona mu ntanzi z'urugo uwitwa Pawulo arahingutse. Rukara ati yamaye nka Bishingwe. Ese Ndungutse nawe koko ngibiriya ibyo nanganye nabyo biraje? Ndungutse niko kumusubiza ati humura ndabikurinda. Rukara ati ntabwo kibindinze ahubwo wantanze mba ndoga umwami. Uwo Pawulo yaje bwangu agize ngo arasuhuza Rukara muri ya ndamukanyo ngo Yambu, maze Rukara ati Yambu nayanganiye na shobuja. Simusiga cyari kizanye na Pawulo cyataye Rukara muri yombi, ariko asiga avumye Ndungutse ati ntukime Rwanda ndi umucyaba, ndagiye urw'igikundiro rwa Semukanya, ngiye kwishyura icyo nakoze ariko wowe uzishyura icyo utakoze. Rukara yiyambura imuzahenera Ndungutse amuvuma. Kugeza ubwo aya mateka yandikwaga mu Rwanda, haracyari imiryango myinshi ifite igisekuruza ikura kuri Rukara rwa Bishingwe, kandi benshi bamwibuka nk'intwari yahanganye gucogoza abakoloni b'abazungu baserukanye agasuzuguro kanuka mu bukonde bwa Gihanga.